Iyo umuhamagaye ntabwo aba yemerewe kukureba, areba mu gipimo cye cy'ikona, yageramo neza ntabwo uhita akaboko uba umubwiye ngo ahagarare. Iyo utambitse akaboko uba umuteguza ko yenda kugera aho agomba guhagarara, akaza gake gake, yagera mu gipimo cye neza agahagarara. Tucamusoni nk'ibisanzwe tugeze ku isomo rya demarage kuri kategori D. Tugiye kwifashisha n'umunyeshuri adufashe kugaragaza uburyo demarage bayikoramo. Iri somo tugiye gukora baryita demarage kuri kategori D. Umunyeshuri niwe wenyine ugiye kudufasha gusobanurira abandi banyeshuri uburyo bakoramo demarage. Dutangire. Twagiye kuri kategori D turi gukora demarage, naho ni ibisanzwe turatitiza ukegura cambriage. Yumvisha imodoka itari kugenda ukora ku kariro gakeya, ariko ubundi ushyira mukuramo feriyama. Ntabwo wakora demarage arimo feriyama. Wabyumvishe ko ari wibeshye. Icyo gihe ufanda bibonye waba watsinzwe. Dukomeze ikizami. Kandi ikintu wumva udasobanukiwe ukimbaza. Impamvu tweguka nuko tuba twicaye hejuru y'ipine dushaka kureba imbere yacu ko dusigarana agatuku gatoya ku ikona rya kabiri. Komeza ugenda guhagara mu nzira ntabwo byemewe, urategereza ikabanza ikahagera neza. Igira imbere haraburaho gato, ntabwo irahagera. Sawa. Aho ngaho kiri gutemba wafungiyeyo, igira imbere. Aho ngaho. Icyo tuba tugamije kuri demarage ni uko tuba tutagonga rino kona tutararigeraho, cyangwa se twarenze rino kona rya nyuma, ubona ko harimo umwanya. Aho ngaho ni sawa. Dukomeze n'imbere. Kategori D ni nk'ibisanzwe, ureguka ukareba imbere yawe, ugasigarana umutuku wonyine ugahagarara. Igira imbere cyane, usigarana agatuku hafi yo kuburi kona. Igira imbere harabura gato. Ako. Ahangaha ni sawa, ubona ko dufitemo umwanya, ubona ko batambikishije ikona ritakora ku modoka. Ahangaha bivuze ngo imodoka ibagezemo neza, akaza akanareba inyuma hano. Kuri no kona warirenze ritakora ku modoka. Ahangaha demarage yawe iba yarangiye. Aho ni sawa, kirasamburiyaje twatsinze. Dukomeze. Komeza nyuma cyane. Agararaho. Umunyeshuri dusoje isomo rya demarage, urikoze neza. Ko byagenda kose abatarigeraho n'abazaribona bazabona icyo demarage bigamije n'ikiba yenda kwereka abantu. Nuvuga iri kona rya mbere n'irya kabiri, impamvu duhagara hagati yaryo ni ukugira ngo byibuze ari abiri y'imbere tuyite imodoka, uhagarare hari hagati, kubera ko imodoka ishobora kuba igenda bisanzwe, waba uri kugenda ahantu haterera bikaba ngombwa ko izimbere zahagaze nawe ugahagarara. Kandi mu guhaguruka ahantu ubishyize asamburiyaje ugahita uhaguruka uko ubonye, ishobora gutemba ikagongoze kuri inyuma. Niyo mpamvu duhaguruka turegeye imodoka idasubiye inyuma, wanagera imbere ukaba wakora kare garage igahagarara utageze ku y'imbere. Aya makona nicyo aba yenda kwigisha. Ntago aya makona n'ubundi mu gihe uzaba utwaye uzahura nayo mu muhanda bisanzwe. None munyeshuri, ubibonye gute ibizame byose uko twagiye tubinyuramo? Twahereye ku makona tujya kuri parking, T-cross, circulation, tugeze kuri demarage. Ibintu byose wowe urabona ku rwego rwawe ugereranyije n'uburyo tubikora kuri B bimeze bite? Ko mbere mbonye ugereranyije n'uko dukora hano kuri demarage, icyo mbonye kirimo ubwenge cyane ni ukuregera umuriro. Si umaze kuregera umuriro nibyo nabonye ko bishoboka ko ugomba guhagarara kuri iriya kona. Kuri demarage biremewe ko umuntu ashobora guhagarara akoresheje veri mu gihe abonye ibipimo bye? Ntabwo byemewe. Uhagarara ukoresheje iki? Bisaba ko ugomba kuregera umuriro wawe ufite ndetse na amburiyaje yawe. Ubwo bivuze ngo akariro na amburiyaje nibyo uregera bikaza kuguhagarika aho wabonye ko aho wageze mu gipimo ushobora guhagarara. Igipimo ugomba guhagarara. Yego. Iryo somo rero mbonyemo hano ndetse rinakomeye cyane, bisaba ko umuntu agiye akurikiza ibyo mwagiye mumubwira binoroshye kubikora. Iyo umuhamagaye ntabwo aba yemerewe kukureba, areba mu gipimo cye cy'ikona, yageramo neza. Ntabwo iyo utambitse akaboko uba umubwiye ngo ahagarare. Iyo utambitse akaboko uba umuteguza ko yenda kugera aho agomba guhagarara, akaza gake gake, yagera mu gipimo cye neza agahagarara. Iyo akurebye nawe ukabona irimo uramwemerera
ukongera ukamuhamagara. Iyo umuhamagaye nibwo yongera guhaguruka, ugatambika akaboko, ntabwo umuhagaritse, umuteguje ko agiye kugera aho agomba guhagarara, agahagarara uko ageze mu gipimo cye neza. Arakomeza akaza buhoro buhoro areba igipimo cye yakigeramo. Itembye cyane waba watsinzwe ntabwo byemewe gutemba, ugomba kuza ukayibanira aho igomba guhagarara neza. Ahangaha ibirimo neza hano aba yatsinze, ukareba ko iri kona atarageraho n'ijya nyuma, aho ni sawa cyane, hano ikizama aba gitsinze. Komeza inyuma.